ni trapish niwe wumva ari guca n'umuriro imbaha muzika mwumva muri club no mu biro we toto mtoso tujyane nkugurira inkoko dutahane nkwereka isoko njyewe nyifata nka slang naganiraga ku mwana mtoto mtoso umwana mwiza umwana uteye neza umwana tujyane nkugurira inkoko dutahane nkwereka isoko urumva gutya byina manuka mpaka ukore kumano kubyina ikaraga mpaka ubona ubukaro urumva umwana kubyinisha umwana actually vibes are drill ni vibes zo kubyina nari imiryango ya mama wanjye b'i Burundi ubwo nataga i Burundi naho bigeraho ndahigaho wizi Burundi ni Uganda urakoze West East Africa i Burundi nize ku bigo bigera kuri 3 original ntago ari kera kuko nyuma habayemo ikibazo gituma dropping ishuri honestly ariko nza kurisubiramo rero naje kurirangiza n'ubundi 2018 how are we going to get the money kuburyo indirimbo ya mbere nakoze nkayishyira YouTube yitwaga Rob the Bank kwiba bank ni nko kwiba bank it was like we gonna look tugomba gushaka ibiceri byaba ngombwa we rob the bank the mask on my face heavy crown on my head tattoos on my neck long chains on my chest yeah blings everywhere magazine yuzuye AK47 maze twinjirire bank nigga pickpocket si madrasa makaha chini kofe bener nyigire trap house inyumugote bwira snipers niguzana games one bullet mugahanga keep supporting your boy the next pop star gutora ni kwa kundi send SMS ubutumwa bugufi mubare 19 kohereza kuri 15 10 ukabasha gukomeza guhereza umuhungu wa amahirwe message nyinshi wakohereza ni ko amahirwe aba menshi original message imwe bakatarika ibiceri 35 kubwa Ishkevin Reka dukomeze n'ubundi harimo wenda dushobora tuganira n'ubundi kugira ngo tuze wenda gucunguza uburyo mwe cyane ko n'amasaha arimo kugira ducika mbuga cyeya the next pop star ni irushanwa wagiyemo uraryitabira hari amahirwe arigiremo tukanashima n'Imana uvuga tubwira ati hari undi kwifite icyizere ndana katuza gukora ka video kari fresh sana kugira ngo abanyarwanda babone original the original things kuno bintu babikora ariko duhere kuri kino kintu Ishkevin your life ubuzima bwawe who is Ishkevin before the music urakoze mbere ya music Ishkevin nitwa Semana Ishimwe Kevin mvuka mu muryango w'abana babiri jewe na mukuru wanjye ababyeyi banjye bariho nize ibijyanye na history economics and geography na Gaheg nize amateka niga ubukungu n'ubumenyi bw'isi ikindi kuri jewe ikindi nkunda amahoro nkunda peace that's me and love too wow like iyo ndi kuvuga ati music wenda harimo ibyo nkunze kwitaho cyane nkanareba kuri the things mama kugira ngo utaza kuri ibyo ndi gusoma urakoze cyane mbere yuko tuza kujya ku mateka cyangwa se kuri Ishkevin muri ubuzima busanzwe urakoze abanza manze nkubaza ikibazo ejo bundi hari abantu cyangwa se n'amadagi mukaya bivuga ati like ndumva wowe watwara igihembo cya new coming artist cyifite n'iki kuri wowe ubigendera kuki icyo mbigenderaho like nkora ibishoboka byose nka working hard nkakora ku buryo nago ngomba gutuma hacamo igihe kirekire cyane kugira mbashe gutanga ikindi gikorwa cyanjye kigomba gukurikira so icyo nge nzi ko cyatuma mbihagaraho nkavuga uti if I deserve this cyangwa abantu babona ko mbi deservinga abo babivuga I worked narakoze ni koko narareleasingaga nkuko nabandi bose bakoraga ariko narakoze ahari byanjye byaragaragaye cyane nanone ku rundi ruhande ariko abandi bose nabo barakoraga nzi ko byose biva mu gukora OG likely eka turebe noneho
Ish Kevin uramutse ubonye amahirwe hari ibihembo bitandukanye bishobora kuzatangwa cyangwa se abantu bagatangira kuvuga ko you the best as a new artist of the year. Urakoze cyane. Like umwaka wa 2021 nakaye gashyo wazana 2021 urakoze cyane. Icyambere cyo twebwe dukora music ibumbatiyemo injyana nyinshi cyane. Dufite ibintu byinshi bishyashya. Ntabwo uri trapel or trapish guy ukora music. I do music. Trapish, it's a brand. It's gang. The brand that I gave to my music, the name I gave to me, trap is still trap. OG. Nkora music muri rusange kuko haza na drill nkayikora itari trap. Haza nimbona afrobeat nziza iri dope ndayigwamo fresh nkanyizemo ndije n'ubundi. Ni haza injyana zo ni nyinshi kandi haracyavuka izindi. 2021 ni byo kubazanira bishya ni byinshi. More work n'ubundi energy yo gukomeza gukoraho ntizabura. Ikindi nuko nibyo bihembo nibiza niba twakuraga ibintu bifite a little bit of low quality biri kuka low quality ukuntu we gonna have to correct that next year. Turabazanira ibintu biri OG stuff ibintu bike amafuta gusa. Wow. Reka noneho ngiye kujya kwinjira mu matika hawe gato ariko ndaza kwifashisha n'ubundi kubanza kutwibutsa ku ndimbo yawe nshyashya ufite n'ubundi indirimbo kuyisoma utari umunyarwanda cyangwa se umunyarwanda uzizi ikinyarwanda we ntabwo yayisoma. Ahubwo cyeka babana moto nanjye ndarandaga. Which song which is trending in the city? Yitwa Totom Toso. Ikarage nkore kisoko. Totom Toso. Di trapish niyo logo. Twagiye noneho tutagiye Totom Toso. Nukuvuga uti he big dealer ni bitch irya nibyo yigira ni snitch nigga ni rimwe mu mara nka kwikiza Kigali ntituryama kuko uburiri nibwinjiza baby ni rimwe nka yinjiza ni trapish ku gasongero fata benga zis muri gero ibish fite koko dufate cab KFC nkoko dukate town we nituza nkubwiza ukuri niko bro umuzika si igifuri nije burya wumva uri gucana umuriro imbaha muzika mwumva muri club no mu biro ni trapish niwe wumva ari gucana umuriro imbaha muzika mwumva muri club no mu biro we Totom Toso tujyane nkugurira inkoko dutahane nkwereka isoko we baby Toto ndacaka ari umwana Mutoso bisobanura iki? Umwana mwana mwiza Akeye man ujye tuzana ibintu byinshi. That's what we call slanging my bro. Waki ikizina tukire kucyumva kugisobanura kiratunanira none Mutoso tutamenya ni icyo kirimo isabasi. Urakoze cyane iryo jambo rirumvikana cyane kuko sijye rurimbye iryo jambo. Ikindi ni slang za street hanze mu mihanda ziravugwa. Iryo jambo sijye umuntu wa mbere uryumvisheho n'uyu munsi. Kandi ikindi njyewe nyifata nka slang naganiraga ku mwana Totom Toso umwana mwiza umwana uteye neza umwana tujyane nkugurira inkoko dutahane nkwereka isoko urumva gutya byina manuka mpaka ukore kumano kubyina ikarage mpaka ubona ubukaro urumva umwana kubyinisha umwana actually vibes are drill ni vibes zo kubyina vibe nzi ko nibigera igihe ibitaramo bigafungurwa utubyiniriro na ama vibe nzi kazabyinwa kabisa gasimbutsa abantu injyana ya drill OG trap iracyabasimbutsa gusa n'injyana ya drill iracyafite chance n'ibindi bishya biraje biri kunzira. OG let's come up none yari highlight ku muntu ushaka kumenyesha Kevin muri rusange ku ndirimbo y'inshyashya. By the way ntabwo byo kuvuga platform taze kuzivuga nyuma gatoya tujye mbere ya 18 y'ibina 18 kuva Ish Kevin avutse kugera 2017 urakoze cyane naravutse nkuko nakubwiye navutse mu muryango w'abana babiri narakuze niga primaire Nyamirambo navukiye ari Nyamirambo kurya nyuma nabyo mpamvu navukiye Nyamirambo niga primaire Nyamirambo nize ku bigo bisanzwe bya leta nize kukivugiza nize no kuri Escafe ho gato mpaka ndangiza primaire ndangije primaire nagiye kwiga i Bugande nari miryango ya mama wanjye bi Burundi ubwo nataga i Burundi naho bigeraho ndahigaho wizi Burundi niga ni Bugande urakoze East Africa i Burundi nize ku bigo bigera kuri 3
original wish was the cause ni ukuvuga uti ku icyambere cyose systeme francophonie kwifatisha byarabanje kungora ariko nyine ni gake gake bigenda biza kandi n'ubundi byarangiye ntayifatishije nigarukiye mu Rwanda original like you ended the school yari ryari warangije ishuri ryari tuhari ntago ari kera kuko nyuma habayemo ikibazo gituma dropping ishuri honestly ariko nza kurisubiramo rero naje kurirangiza n'ubundi 2018 actually mana kucyonzi imyaka ufite ni ibanga ndayiza ariko ntabwo ntabwo dropping ntabwo yabaye y'imyaka 10 by the way ni hafu yari umwaka hafu gutyo twese dukeye amakuru ndafite nubwo utazi ko nyafite original yeah brother I have to know that so respect ariko like urangije ishuri ryawe 2018 so winjira muri music ariko mbere ko winjira muri music Kevin yaririmbaga se Kevin yari a street boy like that urakoze cyane in talents jewe sinzi ko uyu munsi wa none ndi tayari kuvuga my whole story cyangwa se ibyo naciyemo byose but icyo na highlightinga Kevin was just a hustler. Kevin yakundaga music, numvaga umuziki wo hanze no mu Rwanda, nkunda hip hop kurushaho. Nkagira gutangira kwandika indirimbo arabanzi, numvaga bo hanze ba Bryson Tiller, ba The Weeknd. N'umuziki wa kera nawo mushaye ko nabaye inspired n'abahanzi bari modern bo mu gihe buri muri iki gihe. Kevin yari umuhasla usanzwe. OG na bintu birenze ibyo nakoraga byo wenda nzagaruka tubiganire inshallah. Ntago ndajya inshallah, ntago ndajya muri muzindi stuff in the life things ikajya mu entertainment bas like Kevin ari talented for which case music gusa nta kindi kintu nka Madagi yari footballeri rero kuba Cristiano ako byarangiye yagiye kwibera. Urakoze cyane. Njewe tuvuka turi babiri muri family yanjye kwa mama wanje, ariko mukuru wanje niwe wakinnye umupira tu, afite talent ya football kabisa, yarabizi yitwa Caleb. Ariko nyine nje ntago nigize nyina football, nakinnye football muri primaire nyine dukina karere mu kibuga aho ngaho ku ivumbi rya Danger, ariko ntago ndi umukini, ntago navuga ngo ndi umufootball. Umwana w'inyamirambo man kuri tapi noneho like umumena hari niho ebana ndatwara kuri original benshi cyane nzi muri football mu Rwanda bavuye ku kimana ho utajyaga wisuganya se ngo ntago nakubeshya. Wenda nkiri peti nigeze gukunda kujya gukina bako kuri Rafiki n'abandi bapeti twakarotanye school cyangwa se tuvanye muri quartier, urumva tukajya gukina hari, ariko ntago byari bya bintu ngitimu ngo ndi gukina birindu nicyo kintu nshaka ko kuva icyo gihe cyose nakundaga music bya atari tu, ariko buriya ntago nako napangaga ngo nzaba umuhanzi, ariko narayo nikundira ku muziki, nari ndi busy mu bindi kurusha kuba nabandi muri sports cyangwa iki. Man is a good one, but eka tujye muri music. Tariki ntago nibuka itariki neza, ariko nzi ko ari 2018 wumvisha ko kujya mu muziki. Buriya inspiration ziva ahantu henshi atandukanye. Sometimes is life. Actually muri aje muri hip hop cyangwa se muri no trap, akenshi we deal with life. Bitewe n'ibyo urimo. What was inspiring you? Urakoze. Muri icyo gihe twari turi muri haso yaso indani kabisa iri deep. Twari turi mu mahaso lifestyle man, imihanda iki n'abahungu turi kumwe na gang, twashakaga amafaranga bya atari. Ubuti where are we gonna get the money? How are we going to get the money? Kurya indirimbo ya mbere nakoze nkayishyira YouTube yitwaga Rob the Bank, kwiba bank, ni nko kwiba bank. It was like we gonna look tugomba gushaka ibiceri byaba ngombwa, we rob the bank, turabyandika. That was the idea. Akakano ko muri La Casa de Papel. Afaga you are inspired with the movie man. Okay, movies too can inspire you, ariko La Casa yari taraza na La Casa yari hari like I was inspired na hasuna twari turimo n'ubundi yo gushaka ibiceri, kuko nibyo ndapamo na ifite rob the bank, ariko ibyo ndapamo harimo ibintu biraho ngaho niyo story yo ku robbing at the bank byose. It was like ni haso ya inspiring ze kuririmba ku mafaranga. Like that's why you entered the music. Umaze kwinjira muri studio, umunsi wa mbere muri studio haso ya Danger, ubwoba bwa hatari. I got you bro. How was your feeling? Urakoze cyane.
kubera ko boro naririmbye track ya mbere nakoze nakundaga kuyirapira ama gangster yanjye aba homeboys yanda nayibuka sinayibagirwa the stuff very like the mask on my face, heavy crown on my head, tattoos on my neck, long chains on my chest, yeah, blings everywhere, magazine yuzuye AK-47 maze twinjirire bank, nigga pickpocket si madrasa, makaha chini kofe bener nyigire trap house, inyumugote bwira snipers, niguzana games, one bullet mugahanga, D50 niyo code mbyirukamo, blue green yellow nizo colors niyumvamo, rub the bank until your bitch rubs you too, ndakora fame mwikofi mbitsi mituku, red and blue lights ngizo hanze zahageze ntagusarenda ni bona ntuhereze pa OG the chorus like rub the bang bang inzozi zo kugafata like White Monkey arangira nka mu baking, rub the bang bang inzozi zo kugafata, rub the bang bang ntabwo ntuza mpagasa, rub the bang bang inzozi zo kugafata, yeah OG ni rub the bank not bang bari pow OG paka na sniper mukazirya ku original zahara hiriki neza cyane original gukumisha nyine baada kuyumva hip hop I know bisanga ugenda usoma akagambo kamwe gusa aho bigera karacika nanjye haro byageze karacika bunengeze aho mumaze kuvuga sniper ahandi biracitse ariko like umaze kwinjira indirimbo ya mbere kwena White Monkey, like who is White Monkey for yourself? Urakoze. White Monkey ni umuraperi yatangiye music na since mu ba old school rappers, ari mu ba big rappers kabisa. Maybe bitewe na his personal reasons zigatuma sometime asa nk'ubivuyemo akongera akagaruka. White Monkey yari umushiti wanjye, twagiye tubana ahantu henshi, so n'ingoma ya mbere tujya kuyikora was like the guy is already in the game, nanjye nabikora bikaba byiza bikagenda, but let me find some little push kabisa mvuga uti izatuma ngera mbasha kubona feedback nyinshi, wenda nari kubona feedback nye ariko White Monkey naba irimo nzabasha kubona feedback nyinshi. Yego abantu be gutyo guto turasupportingana, he was a friend nta kindi yari inshuti, twarabanye muri byinshi ariko birangiza n'umuzigo wanjye wa mbere tukoranye. Kevin ni umuntu ukunda kugira stories, ariko ndabizi ko uyu munsi namimubwiye timo gukora ikigambo gati turaza kuba in deep life person, handaraza kuza Kevin no bwambe mwabora Kevin atuje, Kevin atuje, ariko the reason why nuko abanyarwanda ari kumwaka urangira abanyarwanda base highlight kuri Kevin bate dusezeranye ko ntigiye gushyira story hanze y'ubuzima basanga ari mu rugo. Tuzagutumire nzagomba Kevin tayari. Abanyarwanda they want to know your story. It's like I was born ready, bro. You was born ready, man. Mbandi tayari gihe cyose. Yavukiye kuba ready, yavutse ready. Man, simple questions. Turi muri entertainment. Coming ya 2021. Umwaka uzagukomeye cyane. Ariko 2020 n'umwaka abanyarwanda bakoze cyane. Urakoze cyane. Giye nko kunominatinga. Reka tukore nomination ho gatoya ngo twabikore n'abandi bavandimwe. One best influencer wow in a music. My best influencer in music. You mean internationally or nationally? In Rwanda. I mean local. Like como influence cyane mu music, impamvu hari abanyamakuru, hari managers, hari zitunganya muziki ibyo byose, ariko hari umuntu cyane nko kumbaga nkonye no kutajya tubibona ufasha abahanzi muri rusange muri uyu mwaka kativuge gutyo mu kintu. Okay, umuntu wafashije ntago ari umwe cyababiri, nta zina rimwe mfite kuko ni benshi abamfashije, iyo bose naba nominating ko bamfashije ari benshi. Ariko noneho tugiye gutanga igihembo ukavuga ati umwe muri rusange pana wenda wagufashe wowe wenyine ufashe noneho the music, wafashije music muri rusange. Urakoze cyane kuri njyewe. Ni benshi ariko ubwo ndavuga mu ba wenda bonjya mbona bashaka kuba bakurikirwa cyane kurusha abandi, nanjye one supportinze mbimushima. Hari Lucky wa RBA, hari Josiane wa TV10, hari wowe hano Victory TV, hari abo navuga ni benshi, ariko Lucky bitewe nuko he's been with me since day uno kuri video yanjye ya mbere, nta handi ntandakinwa, niwe naho igihembo cy'umwaka.
kabisa nk'umu supporter muri big muri narinjemo mu mateka nanjye nje muri nomination ibikorwa birivuze actually nyine music no gufashanya ariko lucky as a kuko ni for Kevin igenda ko gato best song yawe ya 2020 urakoze yabariye mu bahanzi bose mu Rwanda my best song ya 2020 ni bande bayirutse gukora umuzigo wa dance hari indirimbo kimbabaje nuko itarakorerwa video ariko iyo ndirimbo ni ya Kenny Keshat ni umuhungu dukorana muri gengo yacu yayiko iyo ndirimbo yayikoranye n'uwo bita Logan Joe nawe n'uwacu nanjye niyo ndirimbo yanjye y'umwaka yitwa Ibitambo nta video disiraza yawe ariko video nayo iri kuza very soon iramutsije mbere yaho gutubwo twari iraje very soon nanze kuvuga iyo nzikatariyo mvuga iyo nzikariyo nubwo idafite video ariko there is waki as the trending song yavugishije abantu itangazamakuru turahaguruka twese uko iki gihe ntabwo wabonetse ntabwo hamaga gusa Racine yarabonetse Negje yaraboneka the guys talk about the song bari nagushimiye cyane bwo butumwa bwahinda butanze merci beaucoup abantu mani bemereje Kevin it's all love it's all love kabisa nanjye ndabemera buriya to niyo mpamvu tuba dufite uburyo tubanye n'abavandimwe man best producer music producer of the year kuri we ninde music producer of the year muranyemera mvuge babiri yego ndakubwira Prozed na Kinabit na Kinabit musaza mwenyewe Zedi w'inyamirambo ubundi uvuze Prozed ne bagira uvuze Zedi w'inyamirambo nujya no kuri Instagram wanze Prozed bizakugora kumubona andika Zedi w'inyamirambo urahita umubona ari Instagram Zedi w'inyamirambo muha ikamba hanyuma Kinabit ikamba hakaza uwo bita Bailey Pro muri Dope Records Bailey Pro niwe wa producer batatu b'umwaka abandi baza bakurikira original kiza cya kamera ire recordinga kuri recording ibintu ubwo tuzabireberaho muri rusange nanjye sinshaka kuvuga ibyo nzi bitari byo ndavuga ibiri byo video director of the year kuri we yabarinde video director of the year nuwa wari wabanjirije uyu nguyu Easy Cats nta nundi the biggest director of this new generation supporting abahanzi bashyashya banjewe n'abagenzi banje the biggest director that I give my salute Easy Cats na team big team yose I really give big salutes to them guys bari modern cyane ibikorwa byabo biri modern urabibona difference yabo n'abandi ba director mu bintu urabibona tu ntagaruko n'abandi batarimo bari big ba Medisale mbama respect aba director barahari benshi ariko my director of the year Easy Cats na team man hari ibyo bonye bitakureba ariko iki ngiki ndakikubaza which is so funny man the best new coming artist oh my lord urakoze cyane the best new coming artist okay ikintu kiba kimbabaje nuko mba mfite kuvuga utaramenyekana cyane uwo batarabona kenshi no iganga sibyo ni ukuvuga uti my best new artists ndabafite harimo witwa Ririmba harimo witwa Kenny Keshat OG Tuton hari Madagi best new artists nabavuga ari benshi kuko they are perfect no comments n'umuntu udashaka kubyemera udashaka kubyumva uyu munsi azabyumva next year okay man thank you so much byavuze ntago twumvishije izina rye ntago yitoye ariko I know ariko mutima banje kwita by the koyos now uri muri babandi so new artist tuzabona benshi bagiye batandukanye ariko ubwo kuri nomination tuyaturira n'ubundi by the Madagi bagiye bagaragaramo ni benshi kuri social platforms zacu n'ubundi bagira kabirebaho n'ubundi bakazagira batubwira n'ubundi ko bimeze the last one cyoze nyikubaze ubukureze ubundi mu muziki wacu bisanzwe by Kevin best artist of the year best artist of the year best artist of the year kuri njyewe mbona ari Bruce Melody
Bruce Melody arikwiye nutabishaka yabyemezwa n'ibikorwa temera amagambo yanjye najye mu bikorwa nene ntago ncakuza kujya muri byinshi bitandukanye ko twiririmbire tugane kuri no ndirimbo nanone yakozwe nande kuko no the premium song by the way mpamvu urahanga abanyarwanda byimviriza ngo twagiye muri stories ariko the reason why you are here nuko hari indirimbo yo trendinga man navugishije abantu benshi cyane nyine babuze turirimbira ariko yakozwe nande bihagaze gutera ndirimbo murakoze cyane audio yayo yakozwe n'uwitwa Bailey Pro muri Dope Records umwe nakubwiraga na uri mu best workers kabisa actually niba nakoze ira video man ya ndirimbo yakoze audio uwo bitwa Bailey Pro yakoze audio dufite ukuntu twicarana tukahana ideas guhera kuri beat tukakora beat turi kumwe nyine duhuza ibitekerezo twembi tukora beat turarecordinga ndandika twananditse maze kumva beat twayirangije turarecordinga tumaze kurecordinga actually ya ndirimbo ntago ari nshya nayikoze muri lockdown Totom Toso nayikoze mu kwa gatandatu muri June nibwo nayikoze nanyimaranya amezi agera muri angahe narayi releasing ako nuko waki n'undi yari imo go trending that day n'undi kuko ibyo gukora byo ebana imisigo yo it was a summer song yari muri summer song nomination ariko ama track yo ebana nari nyafite menshi ndi gukora inanda taranaza afite kuza ibishye byo birari byinshi udarangije nyuma naje kudilinga na Easy Cuts bigeze mu kwa 8 cause niri video nago nayishutinze muri season imwe directly few umunsi umwe cya 2 cya 3 na shootinze ibya mbere nza gushutinga ibya kabiri nza gushutinga n'ibya gatatu twatangiye gushutinga mu kwa 8 turashuti dushutinga mu kwa 8 tuza kongera gushutinga mu kwa 9 twongera gushutinga mu kwa 8 mu kwa 11 twongeye gushutinga mu kwa 11 itisohoka imbaraga nyinshi cyane wayitayeho ariko like feedback zagaze gute uko n'indirimbo abanyarwanda bavuze comment na ejo ndimo kuzisoma ndavuga come on urakoze ku ndirimbo actually indirimbo nka Waki ya original yayo ndi nyine yampaye move impa move paka haza kuvamo ideas zo gukora remix n'abandi ba artist kandi ndetse bari na big twarayikoze rero move yari ifite ni nayo move Toto ifite ndi nyine nayo ifite move ya fresh ihagaze neza feedback ni nziza everybody's like yo ibori do vibe man turifata nubwo tuba turi mu mazu ariko turifata tukagakina basi tukakibyinana tukazibyinana home zikaduha vibe na show rero feedback ya Totom Toso ni nziza cyane ku mande zose kuri platforms ndetse no muri media hano hanze hose irimo irabinkorera rero icyo navuga comment about Toto it's a bless and more coming. Wow. OG. Man, you are so talented boy ariko tuganire mu gice navango cyo kumusoza ariko tunaganira kuri way forward. Ish Kevin 2020 n'umwaka wa gutreatinze gute mbere ko tujya mu 2021. Urakoze cyane. Wari umwaka wo kuva icyuya cyinshi gifite ibisubizo byiza. Wari umwaka wo gukora cyane. Swe tutitaye ko wati nyine ugakora urabizi already nta amafaranga yarahe cyangwa ibitaramo ibiki nukuva mu icyuya ariko uri kwitegejo tu ni icyuya kidafite za live ibya bisubizo byihuse naga nko gukora like imitembo na results nziza ko kanya twarakomeje twarakoze turakomeza turakora nago mba ndi mbirimo ngenyine naga ibintu naba mbirimo ndi ngenyine actually nta management nageraga ariko nafite team we had the team twe dufite abahungu dukorana dufite producer Prozid abahungu gengo turi busideranye gupushinga ibintu bikanga bikabakoze inzira yari main mbere yari social media ndumva nago byahise biboostingira ku ma TVs or something ariko social media niyo yakuriye mu kuntu yasuye yarapushinze cyane bigiye abanyamakuru babasha kubimenya bigenda ni gutyo to support ariko 2020 wari umwaka wo gukora kandi igiye iri kurangira mbona results nziza ntabonaga nkibirimo ariko iri kurangira mbona results nziza 2020 rero 2020 nge yantreatinze Waneza original naza of course ariko katugane n'ubundi kumusoza kuri kino kibazo kimwe cyonyine hafa mutaza gusangaho Ish Kevin ni zihe 2021 uduteganyije iki urakoze cyane
urakoze cyane. Icyo navuga 2021 mfite album ngomba kubahereza yanjye, izaba ari album yanjye ya mbere, ntabwo ari imwe y'ama EP n'ama mixtape, nzaba full album musigufunze. Ikindi ndabifuriza imigisha. Social media zanjye kuri Instagram nkoresha ishkevin agatire ko hasi official rimwe, ishkevin official 1. wajya YouTube urasanga ni ishkevin gusa, wajya Twitter ishkevin, aho urujya hose ni izindi zose, na Facebook ni ishkevin. Whether you like my page over there, go follow my Instagram for more updates. Ikindi nuko ibyiza mbafitiye byari byinshi very soon. Keep supporting your boy, the next popstar. Gutora ni kwa kundi. Send SMS ubutumwa bugufi mubare 19 kohereza kuri 15 10, ukabasha gukomeza guhereza umuhungu wa amahirwe. Message nyinshi wakohereza ni kuba amahirwe aba menshi. Original message imwe bakatarika ibiceri 35 kubwa ishkevin babitanga. Nanjye umuhungu wemera, nanjye narabitanze cyangwa byeme gutora inshuro nyinshi. Ya uratora inshuro nyinshi. Nasi kizagahombi kumwaka sana nkaguhaye. Agahombi kanje amajwi yabaranga ishkevin. Ni hako kanya. Amajwi agera muri 30 nangaye. Shanda yashyira. Agahombi darema uyu munsi nshaka kumwe nkabwo witorera. Ni gahunda nagihindutse. Thank you so much for the big. Appreciate. An exclusive interview ariko yenda how tutageze ko tuzahagaruka hariya tuzakomereza hahandi bundi nama episode dufite na part 2. Sano ni muruga by the way, kandi bakoze cyane kuza n'ubundi kukwitabira gutumire hano muri Appreciate kabisa. Number 1 home of entertainment original. Like my name is Ismail Papi Muhinda, turaganira umunsi kundi tuganira n'abavandimwe ishkevin n'umwe tuganira cyane kuri Instagram na WhatsApp, ariko agiye ikibazo kimwe cyonyine ahora kuri telefone avuga. Ishkevin ubwira ikimana muri aguhamagaye ntabwo apfa kubona. Gafre ntabwo nakubeshya, hari igihe kindi ugiye wishinze telefone cyane ntabwo wakora ibindi, ariko nditaba urambeshye. Twigendere twikomereze. So Kevin mwaka mushyira yifuriza abande. Urakoze cyane. Mama wanjye na papa wanjye aho baherereye ndabakunda cyane. Mukuru wanjye Caleb, umuryango wanjye mfite umu auntie Masenge wansupportinze mwaba mwirushanwa. Actually ni umuntu wanjye wa hafi. Aunt Olive nawe ahari, for respect, ndabakunda cyane. There is my manager, dukorana ubu ngubu, dufitanye isano ariko turanakorana. He's a workmate too, yitwa Chaka. Anyway, happy birthday to you. Uyu munsi ni birthday yiwe. Shambo show.